twongeye kubaha ikaze mwe mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwatesheje agaciro ubujurire bwa Bishop Gafaranga rushimangira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwari rwemeje ko uyu mugabo afungwa iminsi 30 y'agateganyo mbere yuko aburana mu mizi. Ni icyemezo cyasomwe ku itariki ya 11 Nyakanga uyu mwaka wa 2025 nyuma yuko uyu mugabo yitabye urukiko rwisumbuye rw'akarere kwa Gasabo ku itariki ya 7 Nyakanga umwaka wa 2025. Yitabye urukiko aborana ku bujurire bw'icyemezo cyari cyafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata kwifungwa ry'agateganyo iminsi 30. Nubwo urubanza rwabereye mu muhezo, amakuru make yabashije kujya hanze ahamya ko Annette Murava umugore we yari yagiye ku rukiko yitwaje inyandiko zigaragaza ko adafite agahinda gakabije nk'uko ubushinjacyaha bubivuga. Annette Murava yazanye izi nyandiko yizeye ko yarukora umugabo we Bishop Gafaranga ushinjwa icyaha cyo kumuhohotera, cyane ko ubushinjacyaha bwari bwagaragaje izindi nyandiko ko afite agahinda gakabije yatewe n'ihohoterwa yakorerwaga n'umugabo we Bishop Gafaranga. Ibi byongera ku mbabazi yari yamahaye byaremeraga agatima kuri buri wese ukunda Bishop Gafaranga. Icyakora ibi byari bihabanye n'ibyo babwibwiraga kuko urukiko rwanzuye ko akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Bishop Gafaranga ashinjwa ihohotera rishingiye ku gitsina, gukubita no gukomeretsa ndetse no goza ku nkeke uwo bashakanye ari we Annette Murava. Ku itariki ya 23 Gicurasi uyu mwaka wa 2025 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu karere ka Bugesera rwategetse ko Habiyaremye Ezekiel wamenyekanye nka Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategereje kuburana mu mizi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Bishop Gafaranga ku itariki ya 7 Gicurasi umwaka wa 2025 rumukekaho ibyaha by'ihohotera bishingiye ku gitsina. Ubushinjacyaha bushinja Bishop Gafaranga icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse no goza ku nkeke uwo bashyingiranywe ari we Annette Murava. Ibi byaha ashinjwa abiregwa ko yabikoreye umugore we Annette Murava. Gusa kuva yafungwa umugore we yagaragaje akababaro ndetse yerekana ko akeneye umugabo we. Ubundi ibivuga ko uyu mugabo Bishop Gafaranga byango afungwe byatangiye ku itariki 24 Mata uyu mwaka wa 2025, ubwo bivuga ko Gafaranga yatashye iwe agasaba umugore we ko bagira uko bigenza, umugore akabyanga. Nyuma yo kubyanga bivuga ko Bishop Gafaranga yakubise umugore we birangira barwanya. Nyuma y'ibyo Gafaranga yafashe imodoka aragenda. Akimara kugenda umugore yitabaje irondo ry'umwuga uri mutabare, maze irondo ry'umwuga mu kumutabara rigira inama umugore we ko agomba kujya kwa muganga. Ku itariki ya 30 Mata umwaka wa 2025 nibwo Annette Murava yagiye kwa muganga, maze nabo bamubwira ko agomba kujya kuri Isange One Stop Center. Akigera kuri Isange One Stop Center, Annette Murava nabo bamwohereje ku kigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB station ya Nyamata. Nyuma y'ibyo nibwo Bishop Gafaranga yatawe muri yombi kugeza na n'uyu munsi. Gusa nubwo Bishop Gafaranga afunze, umugore we yakunze kugaragara mu itangazamakuru agaragaza ko amuhangayikiye ku buryo igihe Gafaranga yari kuburana ku bujurire bw'agateganyo ku itariki ya 7 Nyakanga uyu mwaka wa 2025 yagaragaye ku rukiko ahetse umwana. Amakuru avugwa nuko yanarize. Nibyo wamenya. Niba ukunda Bishop Gafaranga kamwihanganishe, dutegereje iminsi 30 y'agateganyo. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi.